Mu gihe abantu bakomeza kwicara, turasaba uwatanze ikirego yegera imbere atubwire icyo arega. Murekeraho kuvuga mutuze twumve icyo avuga. Bwana Perezida w'Urukiko, ba nyakubahwa bavoka muri hano, namwe kandi mwazinduwe no kumva ikirego cyanjye. Jya uhagaze imbere yanyu nitwa Dukundane Forever. Naturutse mu mudugudu wa Rwogere, isibo y'umwihariko, akagari ka Ducengane, umurenge w'Urwishigishiye, akarere ka Mwizirikeho, intara ya Mutima. Ikirego cyanjye ndarega umukunzi wanjye. Ikirego nabanje kukigeza mu isibo y'umwihariko, nakoze iyo bwabaga nshaka umwihariko watuma nkunda, mwizirikaho amezi menshi, byansabye kumuha umwanya uhagije, amafaranga naguraga amayinite ndayongera ngo tujye tuvugana iminota myinshi ishoboka. Ubwo simvuze message nandikaga buri gitondo mubaza uko amerewe, saa sita mwifuriza kuryoherwa, na nijoro mwifuriza kugira ijoro rihire. Hatabaremo ibitotsi byinshi nigomwe gusinzira, yewe n'imbeho nyinshi ya nijoro yashoboraga no kuba yantera umusonga ngo ntasakuriza abo tubana. Ntabwo ikirego cyarangiriye aho, byanze gukemuka, nuko mutwara sibo nyandikira urupapuro ndakomeza ngera ku mudugudu wacu wa Rwogere. Nshingiye ku mwanzuro wanzuwe na mwihariko, niyemeje gukomeza urubanza ngera kuri Rwogere. Abantu bose b'inshuti zanjye batangiye kubimenya, ndetse kubera gukundana n'umukunzi, abaturanyi nabo bagakunda kumbwira ngo Rwogere bizarangira neza. Nari nzi ko Rwogere bizakemuka amahoro, ariko siko byagenze. N'ubundi nakomeje gutakaza amafaranga menshi, umukunzi ndamusohokana, imishinga yabaye myinshi, dutangira no kuganira hazaza h'ubuzima bwacu. Urukundo rwacu ntirwari urwo guhisha, bose bati Rwogere. Urubanza uko bwira nuko bukeye rugakomeza gukomera. Ubwo naramuhamagaraga nkumva arahuze, bikandakaza cyane. Yakundaga kumbwira ngo ntabikaze. Rimwe na rimwe dutangira kuvugana gake ku munsi, nanjye message natangiye kujya nzigabanya, ndetse niyo nazandika nkazigira ngufi kuko akenshi ntiyazisomaga. Urubanza rwageze aho rutangira kunanira, umukunzi ntiyari akibasha kwitabira ubutumire bwa mudugudu. Nasabye ko mudugudu yanyandikira urupapuro, ndakomeza ku kagari ka Ducengane, aho byari bihinduye isura. Natagiye gushaka umuntu ku ruhande, akaziba icyuho cyo kubura umuganiza igihe umukunzi ahoze. Mu by'ukuri, iyo umukunzi yambwiraga ngo agiye kwitaba mama we kandi ari saa 4 z'ijoro, nahitaga nimbwira inshuti yanjye tukavugana kuri telefone. Ubwo mbese Ducengane yabaye Ducengane. Iyo namushinjaga kunca inyuma, nawe yahitaga ambaza ati wowe se ubwo uri mu biki? Ubwo rukabura gica twese tugatuza. Byari bigeze wa Ndabaga. Za nshuti zamerekezaga kuri Rwogere batangiye kunca intege, bati gendana ntakiri uwawe. Bamwe bati nuko bigenda, abaturage babihaye iminsi ngo n'ubundi bitinze birapfa. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko, nimurambirwe ndazasa ku ntego. Natinze, nakomeje ku murenge wacu w'Urwishigishiye. Inshuti zarandetse, abaturanyi baranta, mbonye nsigaye ndi nk'icike, njya mu rubanza nta muvugizi yewe nta navoka, umuryango baranciye. Urwishigishiye batangiye gusoma urubanza, niyemeza kururwana. Ubwo umukunzi twarahanganye, aho umwe aciye undi akahacisha umuriro. Ndetse byageze aho za nshuti zaduhuzaga ubwazo zihuriye, maze badukina umutwe. Bose baturekera rimwe. Byanze buri wese yasubiye mu rukundo bushya. Buri umwe yirengagije amakosa y'undi, aho twabubanye gisirikare. Buri wese yamenyaga ibye, ntawabazaga undi ngo icyo gikomere wagikuye hehe. Bonye bitangiye kugarura isura, nakomeje urubanza njya ku karere ka Mwizirikeho. Twese dupanga ubukwe vuba, ntekereza kubikora mu maguru mashya umukunzi atarisubira. Twarabanye koko, ariko abatubonaga hanze bati sha bakundanye igihe rwose bazabana urugo rwabo ruzaramba.
nyine ntago bamenyaga kata kuko umwe yararaga mu cyumba cy'abashyitsi. Twageraga hanze tukigira marayika, urugo rwacu rugacumbira imbere. Abana bavukiye muri ibyo bikomere. Nari mfite impamvu ituma mwizirikaho, sinari gusiga urubyaro ngo nangare. Bwana muyobozi w'urukiko, akarere ka Mwizirikeho kanyoreje ku ntara yacu ya Mutima, ngaho nimunshira urubanza. Abanyumva mwese ndabona mwaguye mu kantu. Harimo abifashe impungenge. Iki ni cyo kirego cyanjye, umukunzi umwe mfite rukumbi yananiye. Bagenzi banjye, imitima iri hanze aha irashavuye, ndetse sinzi uwabasha gusana imitima ya benshi. Umucamanza mukuru, dore uko mbyanzuye. Irinde kumwereka umwihariko utazakomeza. Niba urukundo mufitanye rwogeye kandi irinde gucengana nawe. Musengere umugozi umwe maze mukomeze urugendo, mwirinde gucengana. Urugo si amacenga ngo duraciye aha yewe se biracumbye. Nibikomeza kandi ukabona waratangiye guhemukira uwo ukunda, n'umuntu urwishigisha yararusoma, uzagende wicare umenye ko wabaye imbarutso y'ikibi mu muryango. Sinkugira inama yo kumwizirikaho. Niba ubona bidakunda, n'ubundi akiziritse ku muhoro birangira akawuciye. Uzarinde umutima guturika kuko ntusanwa, bato utazapfurira. Niba mudahuza, rekura ubwoko bw'Imana bwigendere. Umucamanza nuko mbyanzuye.